ukora subscribe kuri YouTube channel yanyu kugira ngo tujye tugenda ariko nawe wakoze subscribe. Reka dutangire. Imana yambwiye ngo Satani afitiye ifuhe ryinshi Kagarara, kandi rifuhe nongere misubiremo ririmo rikubiyemo urupfu rutunguranye. Nifuhe rije rigambiriye kugira ngo rikwambure ubuzima. Dore yewe ndakarabye ubwo Imana ntizamumbaze. Abigoryi mwe no muri kuragura kuri Kagarara akavuga ibintu ari kurebesha amaso kuri social media, akaza agafata ubuzima bwakabufonda akabaga Imana irambwiye. Hari n'abakorana n'imyuka y'abapfumu akaza akakuragurira kugira ngo guhanurire mukaza umumwaturiraho ibintu bibi, birakaba ku muryango wanyu, birakaba ku buzima bwanyu, birakabagaruka inshuro 1,700. Mukaza mukabeshyera Imana mukavuga ngo Imana iravuze. Iravuga ivuga iki? Ori ifoto ukaza ururuntu rw'umugabo ufite amaguru abiri uri muzima, ukaza ukavuga umwana w'umuhungu muri Akagara z'uburyo kiyihirinzemo. Bari abantu bagiye bagavuga ubugoryi. Kagara naramuka apfuye urimo urasikaminga abantu bashyiramo urwanga kugira ngo bashyiremo urukundo. Imyuka abantu bakoresha ni myinshi. Hari no wita umukozi w'Imana ukabona ko kuno umukozi w'Imana ariko akorana na nyabingizi kuzimu, afite mission yamuzanye yo gutwara ibitambo. Niyo mpamvu kuri kwanyenge mu kwanga mugashaka kundwanya. Kagara mwana wa mama, nuzajya usohoka icyo kunywa cyawe ujye ugicunga. Koko abantu n'abagome. Ibaze ko uyu mugabo bita Ashton Hall Imana yamwohereje akaza agahindurira ubuzima Kagarara. Kagarara yari yarabaye mu buzima bubi cyane, atega amafuku. Nyuma y'iminsi mike yaba haje n'abahanuzi b'ibinyoma. Uyu mugabo rero kuri kara yawe yita Prophet Joshua, akabanga n'umuhanuzi wahanuriwe n'Imana, bakabaje kugira ngo atangaze yuko Kagarara agiye gupfa. Ese amagambo yandikaga njyewe kuva nkiri mutoya, cya kimuga numva amagambo nk'ayo, cya kimuga cyo kwa Kantaka rw'umugeni, cya kirema ikintu iki birababaje cyane pe. Ibaze nawe kubora kuri mu buzima buri ngubu ugakora bakwita ikimuga, bagutuka, bakubwira nabe bakubwira ko ntawe uzimeze kuri mugufi, ukaruha byose ukarwana nabyo, warangiza ukigirira icyizere n'Imana ikagufasha ukagera ahantu hakomeye nk'aho Kagarara ageze. Ariko byose bigatangira kubibyubuza kubera yuko abantu baba baregereje bagatangira kugutega ibindi bigishaka ejo bundi uzapfa. Ese koko mwabana mwe kubera icyo abantu bagira urwango rubi n'amashyari? Ese ayo mashyari bazayageza hehe? Mu by'ukuri uyu mugabo yarabaye mu buzima bubatega amafuko, babaho nabi, ariko dore ageze aho kurya ubuzima. None abantu barimo baramukunda mbwira ngo agiye gupfa mu minsi mikeya. Ese ari wowe wabyifata moto? Wowe wamanuzi uhanura n'ubundi nawe uzapfa, twese tuzapfa, nta n'umwe utazapfa. Ibyo wigira byose ko mu gihe gito cyane uyu mugabo bita Kagarara yari amaze kugira 100,000 ku followers biwe bamukurikiranaga ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mugabo byatangiye byigirira nk'imikino, azajya akora ibintu yirukanka nka Ashton Hall, asiga imodoka n'ibindi nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ariko ndebera nawe ukuntu abantu ari babi, akaba ari babi ku rwego rwo hejuru. Babonye amajije kugwiza amafaranga, atangiye gukira, atangiye kugira ahagera, batangira kumutega iminsi ngo agiye gupfa. Bantu nawe muntu uri kutwumvira ahangaha, ndagusaba kugira ngo usengere uwo bita Kagarara, kuko ageze mu bihe bibi byo gusenga cyane. Gusa amufashije rwose ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Ariko nanone dukomeje kwibaza tuti se abo bigira abapasiteri ngo ni abakristo, ubwo buhanuzi bw'ibinyoma bwa Prophet Joshua uri guhanurira abantu ibintu bibi gusa. Ese ko tuzi yuko ushobora guhanura ibyo bintu, ahubwo akaba ari wowe umubanziriza, akaba ari wowe upfa mbere yiwe, wowe umuhanurira ngo agiye gupfa? Kubera icyo abantu muri abagome? Abantu ni babi. Yenda reka tuvuge yuko Imana yabiguhishuriye. Ese ni ukubera icyo utamusengera? Kubera icyo utagenda ngo umusengere? Byibuze ukureho ubwo buhanuzi bubi, byibuze tuvuge yuko wenda wanamusengeye bikavaho. Ariko ngo ukeneye kugira ngo utegereje ngo iminsi
bazapfiraho ibiki n'ibiki. Ndagira ngo nkumenyeshe ko wa mupasiteri we ibyo wigira ibyo ngibyo wirirwa wikora uvuga ngo urwanurira uyu Kagarara kagiye gupfa, aramutse apfuye wabizira cyane, kandi n'ikindi nimba uri kubeshya nawe uzapfe nk'uko wifuriza abandi gupfa, kuko ibyo ngibyo ntabwo Imana ubundi yakabimubwiriye, cyangwa ubundi ukanamusanga hari ukabimubwira, ariko si ibyo ngibyo wikora n'ibiki. Uri kugenda ngo urwanurira abantu ngo bagiye gupfa, azaba ari wowe upfa mu wanzirize nimba uri kubeshya, nimba ibyo ngibyo atari Imana yabikubwiye. Ndagusaba kugira ngo nimba utari wakora subscribe kuri Greenbox Spiro, ndagusaba kugira ngo wibuke gukanda subscribe ujye ubona n'ibindi biganiro. Bibutse yuko filime yose ushaka nziza ya Rocky niba wazikoze akazingezaho kugira ngo ishyireho hano. Filime nziza yose wayisanga hano, ziba zihari filime nyinshi zigiye zitandukanye, izo wakunze n'izindi byinshi byose ahangaha wasanga ibintu byiza. Akaba ariyo mpamvu wibutse gukanda subscribe, na ejo tuzongera dukora ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Okay, ciao ciao.